Hari agace kanini kari kagizwe n'imidugudu myinshi. Mu mudugudu umwe abantu batangiye kubaho mu bwoba kuruta uko bari barabayeho mu gihe cyari gishize. Iyo umwana yarwaraga cyangwa agapfa ndetse n'undi muntu uwo ari we wese mu buryo budasobanutse, abantu bavuga ko hari umuntu ubyihishe inyuma. Kandi uko iminsi yagendaga ishira, izina rimwe niryo ryakomezaga kuvugwa. Bose bemezaga ko umugore witwaga Niramba ari we ubitera. Iyo umuntu yavugaga iryo zina, hari abahitaga bagabanya ijwi bakabanza kureba impande zose mbere yo kurivuga. Hari n'abarivugaga bagacira hasi nk'abari kwirinda umwako. Nirabi yabaga wenyine, nta mugabo yari afite, nta n'umwana yari afite. Urebye nta muntu wari uzwi mu muryango we. Yari atuye ku musozi muremure kure y'abandi. Hari hashize igihe kitari kinini batangiye kwizera ko ari umurozikazi. Bamufataga nka nyirabayazana w'ibibazo byinshi byari byarabaye muri ako gace. Mu myaka myinshi yari ishize, hari abana bari barapfuye, abagore batari barigeze babyara, imiryango yari yarasenyutse, n'abantu bahoraga barwaye. Aho batangiye gukekera ko ari umurozikazi, ibyo byose babimushyizeho. Hari bamwe barengeraga bakavuga ko yigeze kubareba nabi, nyuma y'iminsi mike bakagubwa nabi. Nta muntu wari ufite ibimenyetso abantu bose bashobora kubona, ariko nta muntu wari ugishidikanya. Inkuru zari zarabaye nyinshi cyane. Mbere bamufataga nk'umuvuzi mwiza, ariko nyuma ahinduka umurozikazi ukomeye mu mitekerereze yabo, ndetse n'abana bato bari bazi izina rye, bazi ko ari umurozi. Uko urwango rw'abaturage rwiyongeraga, niko ibibazo nabyo byakomezaga kwiyongera. Buri rugo rwari rufite agahinda, buri muryango ufite inkuru, kandi nta muntu utaramushingiragaho ikibazo cye. Abahingaga ntibyere neza yabaga ari we, abana barwanye bagakomeretsanya ngo yabatwaye ubwenge, umuntu yarwara amaso ngo niwe ubiri inyuma, mbese yarahindutse nka Satani. Umunsi umwe habaye inama y'abaturage yari yabahuje n'umuyobozi. Mu gihe cyo kwakira ibibazo, umugabo wari uherutse gupfusha umwana yarahagurutse. Yari afite umujinya mwinshi, arabaza ati, tuzakomeza kurira kugeza ryari? Umwaka urashira undi ugataha, abana bacu bagakomeza gupfa, ariko twe tukarebera umwicanyi. Kubera iki? Abantu bamwe batangiye kumushyigikira, undi mugore arahaguruka ati, nanjye umwana wanjye yapfuye mu buryo butunguranye. Abaturage bose bavuze ibibazo byabo, babwira umuyobozi wabo bati, byose ni Niramba ubitera, akwiriye gutwikwa. Undi ati, ntiyaje no muri iyi nama, rero agomba kwicwa. Umuyobozi yababajije ibimenyetso bafite, barabazanya bati, niba koko ari umwere se, kuki ari we bose bari kuvuga? Mu gihe gito gusa, inama yahindutse nk'igiterane cyo kugaragarizamo umujinya. Umuyobozi yari yizeye ko araturisha abaturage, ariko bakomeje gusakuza kuko ikibazo cyari cy'umudugudu wose. Uwo munsi abaturage baratashye, ariko bagendana umujinya. Mu minsi yakurikiyeho batangiye guterana buri munsi, bakaza ku biro by'abayobozi ari benshi basakuza, basaba ubutabera, bavuga ko Niramba akwiriye gufatwa kwicwa. Hari n'abatangiye gutera ubwoba abayobozi bavuga bati, nimutabikora tuzabyikorera. Abayobozi batangiye kubona ko ibintu bishobora guteza imvururu, bafata icyemezo cyo kumuburanisha ku karubanda, ibyaha byamuhama agatwikwa koko. Bohereje abasirikare bo kujya kumufata. Nawe bamuvugaga batyo, agakomeza kuba muri ako gace, yari yaranze guhunga. Abasirikare baramuboshye, bamujyana hagati mu mudugudu. Abayobozi bahamagaje inteko rusange ngo Niramba acirwe urubanza rwa nyuma ku karubanda. Abantu baturutse muri uwo mudugudu no mu yindi bashaka kureba uko umurozikazi wari warateye ubwoba wo muri ako gace yari agiye kwicwa. Ndetse bamwe bamwangaga cyane bahise bashaka inkwi bacana umuriro, bavuga bati, kimuhama duhita tumutwika. Abayobozi bagerageje kubabuza, banga kubumvira, bakomeza kuwucana. Umuyobozi abonye hageze abantu bahagije, yarebye imbaga yari iri imbere ye, hanyuma areba Niramba aramubwira ati, hashize igihe kinini abaturage bakorega ibyaha byinshi. Bavuga ko waroze abantu benshi, ko wishe, wamugaje, kandi ukabuza benshi gushinga imiryango, kubyara no kweza. Wasenye imiryango kandi uteze ibyago aho unyuze hose. Uyu munsi abantu bose bari hano bategereje kumva icyo uvuga mbere y'uko hafatwa icyemezo cya nyuma. Abaturage bahise basakuza bati, ntacyo twifuza kumva, natwikwe. Byabaye ngombwa ko abasirikare babaturisha. Umuyobozi yongeye kuvuga ati, nubwo abaturage bafite umujinya, umuntu wese ahabwa umwanya wo kuvuga ijambo rye rya nyuma. Nirabe, ushobora kuvuga icyo ushaka. Abantu bose bamuhanze amaso. Hari abari bategereje ko asaba imbabazi, abatekerezaga ko ari bwihakana ibyo bamushinjaga, n'abari bizeye ko ari bwemera ibyaha byose. Nirabe yarebye imbaga yari imbere ye, yitegereza abantu bamwe na bamwe, hanyuma aravuga ati, biratangaje ukuntu mwese muzi ko ngomba gupfa, ariko nta n'umwe muri muzi uko nabaye uwo ndiwe. Munyita umurozikazi, umwicanyi, n'ishyano ryateye aka gace kanyu, kuko nakajemo ndi umwimukira. Kandi sindi buze kubabwira ko muri kubeshya. Oya rwose, ntabwo ndi buhagarare hano ngo mvuge ko ndi umwere. Nanjye ndabihamya, ntabwo ndi umwere. Abantu bamwe bahise bavuga bati, murabyumvise abayobozi, yemeye ko aroga.
tumwice atarakomeza kuvuga menshi ngo dute umwanya, agomba gutwikwa. Nirabi yavuze nabo bakivuga ati mbere y'uko munyica hari ikintu kimwe nshaka ko mumenya, nta mwana uvuka ari umurozi, navukiye mu muryango usanzwe. Data yari umuhinzi, mama ari umugore ukunda abantu. Nari mfite abavandimwe babiri kandi twari tubanye neza. Icyo gihe iyo umuntu aza kumbwira ko umunsi umwe nzicazwa imbere y'imbaga nk'ibanyita umurozikazi, nari kumuseka. Nari mfite imyaka 16. Icyo gihe nkagira murumuna wanjye twakundanaga cyane kurusha abandi bose. Yari umwana ukunda gukina ahora aseka. Iyo yabaga mbonye mvuye aho bantumye yahitaga aza yiruka akampobera. Gusa umunsi umwe yararwaye. Byatangiye nk'umuriro usanzwe, mama atekereza ko ari indwara yoroheje, ariko uko bukeye n'uko bwije umuriro warazamukaga. Twamujyanye kumuvuza ari uzwi mu gace k'iwacu, aduha imiti ariko ntacyo yamaze. Twamujyanye ahandi nabwo biranga. Mu minsi mike gusa wa mwana wari ufite ubuzima bwiza yatangiye kunanuka. Amaso ye yarahindutse, ijwi rye rirabura. Ijoro rimwe ndi iruhande rwe yamfashe ukuboko arambaza ati Nirabi, nzakira ryari? Sinabonye icyo musubiza. Icyambabaje yapfuye ngishaka icyo kumubwira. Icyo gihe nibwo bwa mbere nabonye mama arira nk'umuntu ubuze byose. Mu gihe twari tukiri mu cyunamo, abantu batangiye kuvuga amagambo menshi, bose bemezaga ko yarozwe. Nyuma y'umwaka umwe tumaze kubyakira, data yagiye guhinga nk'uko yarasanzwe abikora. Akigera mu murima yaranyeragwa hasi. Bamuzanye mu rugo agihumeka, gusa mu isaha imwe gusa barapfuye. Nta muntu wari uzi icyo azize, ariko abaturage bo bari bafite igisubizo. Baravuze bati mu muryango umwe ni gute abantu babiri bapfa batyo mu mwaka umwe gusa? Hari umuntu uri kubakurikirana ushaka kubatsemba bose. Mama yatangiye kujya mu bapfumu no gushikisha ngo ashakishe uwabishe, ariko ntiyabona uwo ari we. Nyuma y'imyaka 2, mukuru wanjye wari usigaye adufasha cyane, inka yamuteye ihembe mu nda. Iyo nka yari yo mu baturanyi tutavugaga rumwe. Yari iciye ikiziriko, ashatse kuyitangira imutera ihembe mu nda. Yamaze icyumweru aryamye mu rugo nawe arapfa. Noneho natangiye kurakara. Ntabwo nagumye kuba wa mukobwa wo kwicara akarira gusa. Natangiye kwibaza impamvu ari twe ibyago bikurikirana. Natangiye kubona abantu nk'abagome, ntangira gukeka buri wese. Ariko ibyari bibi kurushaho byari bitaraza. Umwaka wakurikiyeho mama yararwaye. Ntabwo yari indwara ikomeye mu ntangiriro, ariko uko iminsi yagendaga ishira yarushagaho gucika intege. Yarambwiye ati nimpfa uzaba umuntu ukomeye. Naramurakariye mubwira ko atazapfa, ariko yarapfuye. Nirabi yacecetse gato. Yarebye abantu bari imbere ye, abona bamwe batangiye guceceka. Nta wari ugisakuza nk'uko byari bimeze mbere. Atuje cyane nkaho nta cyabaye, yarakomeje ati nagiye kuba kwa mama wacu, maze kwakira ibyambayeho nakundanye n'umusore. Uwo musore yari yarabaye nk'urumuri rwari rwongeye kwinjira mu buzima bwanjye. Nyuma yo gupfusha mama, data n'abavandimwe banjye bose, nabonye uko kumpumuriza. Niwe muntu wa mbere wongeye gutuma nseka nyuma y'imyaka myinshi, atuma nongera gutekereza ko ejo hashobora kuba heza. Twari twaremeye ko tuzabana. Nari naratangiye kuruta urugo rwacu, nuko abana bacu bazaba basa, amazina tuzabita nuko tuzabarera. Natekerezaga ko nubwo nabuze umuryango wanjye, Imana yari igiye kumundi. Ariko nabwo ibyago ntibyigeze bimpa agahenge. Umunsi umwe uwo musore yagiye mu rugendo tuzi ko ari butahe, ariko ntiyagarutse. Bamushatse iminsi 2, ku munsi wa gatatu bamusanga yarateruwe ibyuma hafi y'umugezi. N'uyu munsi sinigeze menya bamwishe. Abantu bongeye kuvuga bati ntabwo ari ibintu bisanzwe, hari abarozi bakomeye babakurikirana, niwe bashaka kwica. Nibwo bwa mbere natangiye kujya nsinzira nkifuza kubona abo barozi, kuko abantu bambwiraga ko nanjye bashobora kuzanyica. Bambwiraga ko ari njye ukurikiyeho, kuko bari bamaze kunkoraho umuryango, bankuyeho n'umukunzi. Na mama wacu yaratangiye guhangayika. Nyuma y'urupfu rw'uwo musore nasigaye nizera umuntu n'umwe. Natangiye kwirinda abantu, nangira no gutinya ibyishimo. Iyo nagiraga umuntu nkunda, nahitaga ntekereza ko ashobora gupfa. Ubuzima bwose bwari bwarahindutse nk'intambara. Gusa gahoro gahoro umuntu arabyakira. Hashize imyaka 4 uwo musore apfuye, haje undi musore witwaga Ariyamu. Iyo twabaga turi kumwe, numvaga ndi umuntu ufite ejo hazaza. Yambwiraga ko tuzashyingiranwa nkabyemera, yambwira ko tuzubaka urugo, tukagira abana, mwumva ari umugisha nagize. Urukundo rwe rwari rumeze nk'umuti. Twamaranye imyaka 2 yose dukundana, abantu bose bazi ko tuzabana. Yarazaga akambwira ati Nirabi, ndakurahiriye, igihe cyose nzaba nkiri muzima sinzagusiga. Naramwizeraga, ariko hashize amezi make natangiye kubona ahinduka. Iyo namuhamagaraga ntiyazaga.
iyo twahuraga baga afite ibitekerezo byinshi. Yatangiye kunzitwazo nabibona nkabyirengagiza, kuko iyo umuntu yakunze umuntu cyane hari ukuri yanga kubona. Umunsi umwe namusabye kumbwira ikibazo afite, hanyuma arambwira ati ni Rabi, hari ibintu natekerejeho. Ako kanya umutima wanjye wahise wuzura ubwoba. Nari maze kubura abantu benshi cyane, ku buryo nari naramenyereye kumenya ko hari ikintu kibi kigiye kuba kitaranaba. Yarakomeje ati ndacyagukunda, ariko sinshobora kubana nawe. Naramubajije ni kubera iki, yanga gusubiza. Nkomeje kumuhatiriza aravuga ati iwacu banze. Naramubwiye nti humura, ibyo si ikibazo, tuzabibumvisha. Ariko yahise azunguza umutwe ati oya, umuryango wawe waravumwe. Uwo musore yarambwiye ngo bambwiye ko abantu bose wakunze bapfuye, ngo nzapfa cyangwa mbura amahoro nimba ndi kumwe nawe. Akimara kubivuga narasetse, ariko icyo gihe sinasekaga kubera ko byari bishimishije. Nasekaga kubera ko umutima wanjye wari watangiye kumeneka. Naramubajije nti none se nawe urabyemera? Yaracecetse, kandi guceceka nicyo gisubizo cyangishe kurusha ibindi byose. Yansezeho nta rindi jambo ambwiye, nanjye mbamuhaye akanya ngo yitekerezeho. Nyuma y'ibyumweru 2 gusa numvise inkuru y'uko agiye gukora ubukwe. Umukobwa wari ufite umuryango munini w'abaturage bavuga ko afite umugisha, utari ufite amateka y'ibyago nk'ayanjye, niwe bari bagiye kubana. Nababeshye, uwo munsi sinarize. Nari nararize amarira menshi mu buzima bwanjye ku buryo yari yarashize, ariko ntibyambujije kubabara. Natashye mu rugo nicara mu mwijima kugeza bukeye. Mu mutwe wanjye hari ikibazo kimwe gusa nibazaga: ese kuko abantu bose nkunda bagomba kunsiga? Ninde ukomeje kunyica buhoro buhoro? Buriya se koko nihaba hari umuntu watumye ubuzima bwanjye buhinduka umuvumo? Nziyahure se? Icyo gihe nibwo bwa mbere natangiye kwifuza ko hari umuntu wababara nk'uko nababaraga. Natangiye gushaka uwo nashinja n'uwo nakwihoreraho. Mu minsi yakurikiyeho nagiye ku bantu benshi bashoboraga kumbwira impamvu ibyago byankurikiranye. Abenshi ntacyo bambwiye. Hari abambwiraga kwihangana, abandi bakambwira ko Imana ari izi impamvu y'ibintu byose, ariko ayo magambo ntacyo yamaraga. Umunsi umwe nageze ku musaza bavuga ko ari umuvuzi. Naramubwiye nti ndashaka kumenya uwishe umuryango wanjye. Yanyitegereje igihe kirekire, hanyuma arambaza ati numenya uwo ari we uzakora iki? Naramusubije nti nzamwica. Yaramwenyuye ansaba kugenda nkitekerezaho, nkazagaruka niteguye kwakira ibyo ari kumbwira byose. Nawe namufashe nk'abandi, ndagenda ndituriza. Gusa atarashira n'amezi 5 bashakanye, narumvise ngo Liam n'umugore bagiye kubyarana. Ubwo yari yaramuteye inda kimbeshya ko nkunda tukiri kumwe, kuko mu mezi 5 gusa twari tumaze dutandukanye, nta kuntu bari kuba babyaranye. Iyo nkuru yambabaje kurusha igihe yambengaga. Naraye ijoro ryose nicaye hanze, nibaza uko nari kuba ngiye kugira umuryango, iyaba ari njye yahisemo ntagendere ku byago nagize ntabigizemo uruhare. Nibwo bwa mbere nifuje ko noneho nawe yagira agahinda kangana nako nagize. Bukeye nasubiye kwa wa musaza ndamubwira nti kunyereka wandogeye niba utabishaka byihorera, ahubwo nanjye ndashaka kugira uwo mbabaza. Ntabwo namusabye kumwica. Icyo gihe sinari ndi umuntu mwiza, ariko sinari ndi mubi bihagije ngo nifurize undi muntu urupfu. Nashakaga ko ababazwa gusa. Umuntu numvaga nakwica amufashe n'uwo natekerezaga kandogera kaneza ibyo byago byose. Rero abandi bo nta byago bari baranteje. Numvaga nkwiriye kubababaza mu gihe bampemukiye, ariko gusa simbica. Yamaye ibintu bimwe byo gukora, ambwira amagambo amwe kuvuga nijoro. Ntacyo nari nkitayeho, nanjye narabikoze. Hashize ibyumweru 2 numvise ko Liam yarwaye. Ubwa mbere sinabyemeye, ariko uko narushagaho kumva inkuru z'imibabaro ye, niko numvaga ndi kwihorera. Umutima wanjye watangiye gutuza. Liam yamaze amezi menshi arwaye. Ntabwo yapfuye, ariko yabuze amahoro. Igihe numvaga ko ararataka, katagikora imirimo ye neza, kandi ko urugo rwe rwatangiye kugira ibibazo, numvaga mfite ituze. Byarushijeho kunshimisha cyane umugore wamusize, umugabo akajya kurwarira iwabo, agahinduka umusazi burundu. Nyuma y'uko Liam arwaye, nibura abantu bavuze ko ari ufite umuvumo njye bimvaho. Nasubiye kuba musaza inshuro nyinshi. Mu ntangiriro najyaga kumubaza niba ibyo nakoze ari byo byateye Liam gusara, akamwenyura gusa. Nagiraga nkarakara nkamusaba kumbwiza ukuri, ariko akambaza ati ni iki cy'ingenzi kuri wowe hagati yo kumenya niba ari wowe wabikoze cyangwa kubona ko byabaye? Icyo gihe sinari ndi wa mukobwa washakaga ibisobanuro. Numvaga nshaka imbaraga, ibisobanuro byashaka bikarorera. N'ubundi abandogeye yakomezaga kwanga kubambwira. Wa musaza yarabibonye arambwira ati ni Rabi, imyaka yose umaze urwana n'ikintu utazi, ushaka kumenya uwakugiriye nabi nibyo.
ariko hari ikindi kintu kiruta kumenya uwaguhemukiye. Wowe ukwiriye gushaka uko utazongera kuba umunyantege nke ngo abantu bakwigirizeho nkana. Iryo jambo ryankoze ku mutima. Nari ndambiwe guhorana ibyago, nifuzaga kuba umuntu abantu batinya aho kuba umuntu uhorana ubwoba. Nibwo yatangiye kunyigisha. Byamaze imyaka itari mike. Yanyigishaga ibiti, imizi, uburozi bw'ibimera n'uko abantu batekereza. Yambwiraga ko rimwe na rimwe ibintu abantu bita amarozi biba ari ubwoba gusa, akanyigisha ko ubwoba bw'umuntu bushobora kumurya kurusha indwara. Mu myaka yakurikiyeho natangiye kumufasha. Iyo hari umuntu wamusuraga mushakaho ibisubizo, naramwitegerezaga. Iyo uwo muntu yamugeneraga imiti, ninjye wayimuhaga. Noneho yamusabaga gukora ibintu runaka nijoro, akaba ari njye umwerekera uko araza kubikora. Buhoro buhoro natangiye kumenya ibintu byinshi kurusha uko nari mbyiteze. Gusa njye sinigaga kugira ngo mfashe abantu, nigaga kugira ngo nihorere. Ibyo byose byabaga ndi umukobwa, nta mugabo, nta musore ukinshaka. Bose bumvaga naravumwe. Nyuma yaho nahuye n'umugabo warapfushije umugore n'abana. Yari umucuruzi wari wimukiye mu gace kacu. Uwo yarankunze nanjye ndamukunda. Yanze kwita ku magambo. Turabana. Twarashyingiranywe, nyuma tubyarana abana 2. Ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka myinshi, numvise ko nshobora kongera kuba umuntu usanzwe. Gusa nari nkiri umuntu ufite urwango rutarashira. Iyo umuntu yandakazaga, nibukaga ibyo wa musaza yanyigishije nkamuroga, nkamuteza uburwayi bukamumaraho igihe ariko simwica. Umunsi umwe umugabo wanjye yamenye ibintu bimwe nakoraga nijoro, abimbajije ndamubeshya. Icyizere cyacu cyaje gusenyuka. Abana banjye batangiye gukura, nabo batangira kubona ko hari ibintu bidasanzwe njya nkora. Urugo natinyaga gutakaza, nicyo kintu natangiye gusenya n'amaboko yanjye. Umunsi umwe umugabo wanjye yamenye ko ndoga abantu, abimbajije mbura aho mpera amakana. Muri iryo joro ndyamye, yafashe abana barigendera. Uwo munsi nsigara njyenyine bwa kabiri. Ubwa mbere nari narabaye nyakamwe kubera ibyago, ariko noneho nari mbaye nyakamwe kubera njye ubwanjye. Nahisemo guhunga nkava mu gace navukiyemo, kuko sinari gukira amagambo y'abantu. Nirabikije umutima areba imbaga yari imbere ye. Hari hashize igihe kinini nta muntu wongeye kumuca mu ijambo, ndetse n'abari baje bafite amabuye mu ntoki. Bamwe bari bashyize hasi batabizi, abari bacanye umuriro w'abazimanye batabizi. Yongeye kuvuga mu ijwi rituje ati, nkimara kuva iwacu nageze muri aka gace nta muntu nzi. Nta muntu wari uzi amateka yanjye, ibyo nakoze n'abo natakaje. Kuri mwe nari umugore wari uvuye mu gace ka kure aje gushaka ubuzima, aje kwishakira haba. Kandi mu by'ukuri icyo gihe nanjye nifuzaga gutangira ubuzima bushya. Naje mvuga ko nzi kuvura indwara bamwe bita amarozi, ko nzi imiti y'ibyatsi, kandi ko nzi gufasha abantu bafite ibibazo badashobora gusobanura. Mu minsi ya mbere abantu ntibanyizeraga cyane, ariko uko iminsi yagendaga ishira, hari abantu natangiye kuvura bagakira. Murabizi, hari abana bazanwaga bafite umuriro mwinshi, nkabaha imiti y'ibyatsi bagakira. Abagore babaga bafite uburwayi bamaranye imyaka, narabafashaga bukagenda bugabanuka. Abasaza babaga barwaye indwara zitandukanye, narabavuraga bagakira. Imvune, ibisebe, byose murabizi ko nkoraho rikaka. Izina ryanjye ryatangiye kwamamara muri aka gace, abantu bagaturuka kure baje kunshakisha. Ariko icyo gihe nari nkiri umuntu ufite umutima urwaye. Iyo umuntu amaze imyaka myinshi mu mwijima, hari igihe awumenyera. Hari abantu nakuragaho amafaranga menshi kandi nzi neza ko uburwayi bwabo busanzwe. Baza bavuga ko barozwe, nanjye nkabyemera, nkabatera ubwoba, ngakomeza kubakoraho amafaranga. Hari abantu bazaga barwaye indwara yoroheje, nkabaha imiti itari yo kubica, ariko iyo miti ikabatera kongera kugaruka kenshi kugira ngo bakomeze kunzanira amafaranga. Hari nabo natinyishaga nkabatera ubwoba mbabwira ko bafite umuvumo, ko barozwe, kandi njye nzi neza ko ntawo bafite, nzi neza ko atari n'uburozi. Hari abantu bamwe bazaga barwaye uturwara tworoheje, nkabikabiriza nkababwira ko haburaga gato bagapfa, ko barozwe, bityo ko bagomba kwishyura menshi. Mu minsi mike indwara ubwayo yashoboraga no kuba yakwikiza, ariko kuko nabaga nabateye ubwoba, nabahaye ibyatsi, nabavugiyeho amagambo, bizeraga ko ari njye. Ubwo butekamutwe bwo narabukoze. Ibyo byo ndabyemera, kuko icyo gihe umutima wanjye wari waramaze kwangirika, ariko sinahagarikiye aho. Iyo umuntu yankoreraga nabi, nakomezaga gukoresha ibyo nari narize. Hari umugabo wigeze kunyambura amafaranga yansigayemo nyuma yo kumugurisha ubutaka. Uwo namuteje ibisazi, kandi sinzi uko abayeho kugeza ubu. Hari undi wigeze kunsebya imbere y'abaturage. Nyuma y'amezi make yatangiye kurwara indwara zitandukanye, nakumva abantu bavuga ibyamubayeho nkicecekera. Hari n'abandi benshi. Bamwe narabarogaga, kandi uko imyaka yagendaga ishira, niko nagendaga ndushaho kuba umuntu utinyitse, kuko umuntu uvura abandi abashoboye no kubaroga. Njye nta muntu nigeze ndoga ngo mwice.
ariko njye mukoroga kwanjye nabikoraga mu ibanga, nta muntu uzi ko nanjye dushwanye ntamureka ngo yidegembye. Gusa hari umugore wazaga kunsura kenshi, turagenda tuba inshuti, ntangira kumwizera nkamubwira amagambo menshi, nkanamumenera amabanga y'imikorere yanjye. Singiye kumuvugira aha, ariko nawe ari hano. Nyuma yo gushwana nawe dupfa kuza iwanjye akisanzura cyane, agatwara ibintu atanambwiye ntabigarure, nkageraho nkamuca, yamvuyemo arankwirakwiza. Nyuma nibwo natangiye kumva abantu bavuga ko ndi umurozikazi, haba ibyago bakavuga ko ari njye wabibateje, bikubitiyeho no kuba navuka muri aka gace kandi nkaba ntuye kure y'abantu, utibagiwe ko mba njyenyine. N'ibyabaye imbere naraza batangiye kubinshyiraho. Abantu batangiye kumpunga, abakiriya barabura, nanjye ndabibona ko iki cyaro kinyanze. Ariko hari bake bakomezaga kuza baturutse kure nkabavura, ngakomeza kubeshwaho nabyo. Nibyo byari bikimbeshejeho kugeza uyu munsi. Gusa hari ikintu mutigeze mumenya, ntabwo abantu bose muvuga ko naroze ariko n'abarozi. Ntabwo abantu bose bapfuye ari njye wabishe, kandi abarwaye si njye wabarwaje. Abasaze si njye wabatesheje ubwenge. Hari igihe abantu bahita bavuga izina ryanjye na mbere yo gutekereza. Umwana arwara igituntu bakavuga ngo ni Nerabi, uwa diyabete, wakoze impanuka, wabuze urubyaro, uwahombye mu bucuruzi bwe, bose ngo ni njye. Ese mwese mwarampemukiye ku buryo mwumva ko mbagendaho kandi ko mbashaka kwihorera? Rwose ndamutse mbikora kubera kwihorera, icyaha nticyaba kwihorera gusa, ubwo ngubwo namwe mwamufite uko mwamemukiye. Kuko ubwo abo bantu nihoreraho nabo baba barambabaje. Wenda sinshaka ubutabera mu nzira zemewe, njyewe icyaha nkora ni ukwihorera. Uko amezi yagendaga ashira, nahindukaga igisubizo cy'ibibazo byanyu byose. Ariko nimumbwire namwe, mbere yuko nza muri aka gace abantu ntibapfaga, abana ntibarwaraga, abagore bose barabyaraga. Mbere yuko nza hano nta muntu wajyaga asara, ntawahombaga se. Birumvikana ko ibyo byose byabagaho. Uyu mudugudu wari ufite ibyago mbere yanjye, urupfu rwari ruhari imbere yanjye, kandi indwara zari zihari mbere yuko nimukira inaha. Impanuka zarabaga, ariko iyo abantu batangiye kubona aho bashyiraho ibintu n'amakosa yabo, bibagirwa ko ubuzima ubwabwo butaduha ibyiza gusa. Hari abantu bapfa kubera indwara, abicwa n'ubukene n'abicwa n'umunaniro. Hari abasara kubera intimba, abandi bakarwara kubera ibihe bibi n'ibyo bari kubamo, cyangwa se bigaterwa n'imyaka. Hari abahura n'impanuka, abandi bagahura n'ibibazo kubera amakosa y'abantu, cyangwa se amakosa yabo bwite akabagaruka. Ariko iyo umuntu atabonye igisobanuro, ashaka umuntu ashyiraho umutwaro, kandi uwo muntu inaha yabaye njye. Icyakora sinshaka kubabeshya, hari ibyo nakoze. Hari abantu nababaje, abo nahohoteye, abo nateje ubwoba, n'abo narenganyije. Kandi niba mugiye kunyicira ibyo byonyine, sindi buburane. Sinari no gusaba imbabazi kuko ibyo ndabyemera. Ariko kuvuga ko buri mwana wapfuye muri aka gace ninjye wamwishe, murabeshya. Abarozi babaho cyane, gusa njye sindi muri abo bica abandi, kandi nihorera ku muntu wampemukiye. Hanyuma rero, hari ubuvuzi gakondo bufasha koko, hari n'ibyatsi bifite umumaro, kandi sinabihakana kuko ari byo nkoresha. Ariko hari n'abantu benshi babeshya, bakabafatira ku byo muba mwababwiye, bakabagarurira amagambo mwivugiye ubwanyu, mukumva ko bazi amabanga menshi yanyu mutaranayababwira, kandi ari mwebwe mwivuyemo. Hari nabo nabonye batinze abarwayi, bakababuza kugera kwa muganga kugeza banogotse, cyangwa ari uko indwara yakomeye cyane. Mu gihe urwaye, banza ushake abaganga babyigiye, bakora ibizamini bamenye icyo urwaye. Niba hari n'ubuvuzi gakondo bwafasha, bujye bwunganira ubuvuzi nyabwo, ni mu buryo bwo kwanga ukuri. Siko buri burwayi buba ari amarozi, kandi siko buri byago biba byaratewe n'umuntu. Iyo dutangiye gusobanura buri kintu nk'amarozi, hari abo turenganya, hari n'abarwayi bapfa bazize gutinda kwivuza cyangwa bakivuza nabi. Hari n'ikindi nshaka kubabwira. Mu myaka yose namaze nkora uyu murimo, nasanze hari abantu bavuga ko buri ndwara ari amarozi, abandi bakavuga ko amarozi atabaho na gato. Njye siko mbibona. Hari ibintu byinshi abantu bita amarozi kandi ari indwara zisanzwe. Umwana akagira igicuri, bati yararozwe. Umuntu akarwara indwara yo mu mutwe, bati imyuka mibi yaramufashe. Umugore yabura urubyaro, bati abarozi bamufunze urubyaro. Nyamara hari igihe umuganga yasanga ari indwara ifite umuti. Ariko nanone sinavuga ko nzi ibisobanuro bya buri kintu. Hari abantu nabonye bafite ibibazo byari bidasanzwe ku buryo no kwa muganga baburaga icyo babivugaho, na n'uyu munsi barahari. Hari ibyo abantu bita imyuka mibi, hari n'ibyo bita amarozi. Sinshobora kubyemeza byose, kandi sinshobora no kubihakana byose, kuko nanjye simbikora. Icyo nize ni uko umuntu w'umunyabwenge atihutira gufata umwanzuro. Niba umwana wawe arwaye, ntugahite uvuga ngo bamuroze, ngo umuntu ufitanye ikibazo utangire kumukeka. Ahubwo mujyane kwa muganga, nibakora ibizamini bakabona icyo arwaye, mumuvuze. Niba baba bananiwe kumenya indwara ye cyangwa imiti ikanga gukora, nibwo mushobora gushaka n'ubundi bufasha, ariko mutagiye ku muntu uwo ari we wese wita umuvuzi.
kuko hari benshi batungwa n'ubwoba bwanyu. Mubabwira amateka yanyu yose cyangwa bakagera aho bayakura bakazayabasubiriramo nk'aho bayakuye mu mbaraga zabo bwite zo kumenya ibintu. Bababwira ibyo mukeka n'ubwoba bubabamo mukumva bafite imbaraga zidasanzwe. Ubundi indwara zimwe na zimwe zifata abantu kimwe, kandi abantu benshi usanga bafite abanzi mu muryango wabo. Nanjye nshobora kukubwira ibimenyetso by'uwakurogeye simvuga izina, wowe ubwawe ugahuzahuza ukamumenya. Hari n'abavuga ko umuntu yarozwe kubera ko ahora arwara cyangwa kubera ko ibintu bye byose bitamuhira. Ndabisubiramo, isi ifite ibyago byayo. Niba koko hari umuntu ukwanga, ntuzabimenya kubera amagambo gusa, kandi niba nta gihamya ufite, ntukajye ushinja uwo ari we wese. Nabonye imiryango isenyuka, inshuti zicana, n'abavandimwe bangana bazize amagambo y'abantu bavuga ngo uyu niwe wakuroze, nyamara nta kimenyetso na kimwe bafite, bitwaje ko ari abavuzi gusa. Mwirinde abantu bababeshya ko buri kibazo mufite gifite umurozi uri inyuma yacyo. Mwirinde no guhakana ibyo mutumva, mutemera cyangwa mutazi ngo mubifate nk'ibitariho. Nk'uko utamenya ko umuntu ari muzima ashiramo umwuka agapfa burundu, niko uba udakwiriye no guhakana ibyo abakoresha imbaraga ndengakamere. Ariko ikirenze byose, mwige gushaka ukuri mbere yo gushaka uwo mushinja ibintu. Niyo nzira nanjye nataye, niyo yangejeje aho muri kumbona uyu munsi. Mu gusoza yaravuze ati, ubu mwamenye ibyo nakoze n'ibyo ntakoze. Mwamenye uko navutse, uko nakomeretse, uko nahindutse, uko nakoze ibibi, nuko namwe mwanyongereho ibindi ntakoze. Nta kindi sigaranye cyo kubabwira. Sinashakaga kujya muri uyu muriro ntavuze byose. Ubu nta kintu na kimwe ndibujyane muri uyu muriro mwacanye. Ngaho nimukore icyo mushaka. Nta muntu ntegereje muri ubu buzima, nta rugo, nta mugabo, nta mwana, nta nshuti, yewe simfite n'ejo hazaza. Mu by'ukuri maze imyaka myinshi ndambiwe kubaho. Niba mwumva ko nkwiriye gupfa, nimumpane. Niba mwumva nkwiriye gutwikwa, muntwike. Ariko mwumvise ko nkwiriye kubabarirwa, mwambabarira. Icyo mwahitamo cyose mugihitemo muzi ukuri kose. Icyo mwahitamo cyose mugihitemo muzi ukuri kose, aho kugihitamo mwubakiye ku bwoba no ku magambo y'uwabanyangishije gusa. Kuko ikintu kimwe nize muri ubu buzima bwose, ni uko umuntu umwe aba ashobora gukora ibibi byinshi, ariko na rubanda nyamwinshi bakaba bakora ibibi biruta ibyo uwo muntu yakoze. Nyuma y'ibyo Nirabi yacecetse burundu, ntiyongeye kuvuga ijambo na rimwe. Yicaye ategereje icyemezo cy'abari bamaze igihe kinini bamutinye. Abantu bari baje bafite umujinya, bafite amabuye n'inkoni, ariko noneho bari batuje ku buryo umuntu yashoboraga kumva umuyaga uhuha hagati yabo. Hari abagore bari barize bucece, abasaza bareba hasi. Umuyobozi nawe yamaze igihe acecetse, yitegereza Nirabi. Yari yicaye hasi adahombya, ameze nk'umuntu wari wararangije kubaho kera, ategereje urupfu gusa. Umuyobozi yageze haravuga ati, Nirabi, wemeye ko wakoze ibibi, kandi ibyo wakoze ugomba kubiryozwa. Ariko kandi uyu munsi twamenye ko hari n'ibyo twagushyizeho utigeze ukora. Iyaba byashobokaga, twari kumenya uwo mugore watangije ibihuha. Ariko nawe nizere ko niba ari kutwumva cyangwa se azatwumva, azi neza ko umuntu ukoresha ururimi nabi nawe aba ari umurozi. Kuko yabaye nko kongeje akariro mu bishangara, kugeza ubwo buri wese n'ubutagire n'abakwifuriza urupfu. Uwo muntu ni mubi cyane kuko atigeze no kuvuganira. Uko abantu bakomezaga kuvuga ko bashaka kukwica, nawe yakomezaga kongeramo umuriro. Ubu tumenye ko imyaka myinshi twahinduye umuntu mw'igisobanuro cy'ibyago byose biba muri aka gace. Ariko ubutabera ntibugengwa n'umujinya. Ntidushobora kuguhanira ibyo abaturage batekereje gusa, kandi ntitwakwirengagiza ibyo wemeye ko wakoze. Hahise humvikana amajwi mu bantu bongorerana, bamwe bagishaka katwikwa, abandi batangiye kumva bababaye. Umuyobozi yarakomeje ati, uyu munsi nta muriro uri bwiyongere ku wundi muriro wari umaze imyaka myinshi waka mu mitima yacu. Nirabi ntaratwikwa, ariko ibikorwa bye nabyo ntibizahabwa umugisha. Arafungwa, nyuma azave muri aka gace asubire iwabo. Naho twe nitutiga gushakira ukuri ibimenyetso aho gushakisha umuntu wo kubishinja, ejo tuzashinja undi, ejo bundi dufata undi, maze ikibi twatekerezaga ko twaranduye gisigare muri twe. Nta muntu wateye impondo, ariko nta n'uwarakaye. Abasirikare babohoye Nirabi, arahaguruka, areba bwa nyuma abantu bari bamaze igihe kinini bamutinya, ntiyavuga ijambo na rimwe. Bamutwaye muri gereza, ajya kwishyura ibyo yakoze. Nyuma y'igihe yarakatiwe, yaje gufungurwa, afata ibye byose asubira aho yavuye. Amaze gusubirayo, abantu bo muri ako gace batangiye guhindura uburyo batekerezaga. Ntabwo bahise bavuga ko amarozi atabaho cyangwa ko abantu bakora ibibi batabaho, kuko n'ubundi hari ibintu umuntu aba akwiriye kwitondera. Kandi uburiganya, uburozi bwo mu byo kurya no kunywa, cyangwa ubundi buryo ababikora bakoresha twe tutari abarozi tutamenya, bushobora kubaho. Icyahindutse muri ako gace ni uburyo batekerezaga gusa. Baretse kwizera ko umuntu wese batumvikana bisanzwe bari bo bateza ibyago, bamenya ko indwara, impanuka, ubukene n'urupfu nabyo biri mu buzima, kandi ko mbere yo gushinja umuntu
bagomba kubanza gushaka ukuri. Kuva uwo munsi iyo habaga ikibazo babanzaga kugisesengura aho gushakisha uwo bakigerekaho. Kandi izina rya Nirabi ryasigaye ari isomo rikomeye ryibutsaga buri wese ko ubwoba, ibihuha n'umujinya bishobora guhindura rubanda abacamanza barenganya, maze umuntu umwe cyangwa benshi bakikorera umutwaro w'ibyaha batigeze bakora. Niyo mpamvu bavuga ko nubwo umuntu umwe ashobora gukora ikibi, nta kibi kiruta urubanza ruciwe n'imbaga nyamwinshi idashaka ukuri. Niba tugeranye ku musozo, uruho gushimirwa. Njye nitwa Murukari, naho ubutaha.